What is it, Alfred? I'm sorry, sir. I'm sorry, Erica. ubanza bya bisobanuye ko ugiye kumukurikira hanze. I'm sorry, sir. Nukuye kimwe kunda gutuma ngaragara imbere y'abantu. Nukubera iki? Sir, I said I'm sorry. Stop keep saying you are sorry, man. I need the answers. Kwanza hawaye iki? Ndakeka kubyibuka neza ko nakunda gusubiramo kabiri. Sir, ntabwo nshaka gukomeza gukora bino bintu. You know, nyumva nk'umuntu ukunda gufasha abantu. Ako none gufasha abantu iyo ngize Imana nabo hari utwo bamfasha. Ubuntu buto buri aho ngaho. Ndagushimira cyane, sir. Alfred, oya winshimira. Imirimo myiza dukora nga ku isi Imana wenda ibire bizaye duhembera. Umugore wamaze amezi angahe mu bitaro rwa Alfred? Ni menshi. No. Turakeneye umubare kugira ngo tugendane. Umubare. Amezi 9. Amezi 9 mu bitaro, okay? Nuko cyamaze yo mezi yose mu bitaro ataravamo. Sir, nukubera kuri amafaranga kugira abaganga bamwiteho. Kubera kuri amafaranga kugira ngo abaganga bamwiteho. Okay? Ufite famille, ufite inshuti, ufite abavandimwe, ufite abo musengana n'abandi bose. Ariko hawuze no muntu n'umwe bagufasha ngo ubone amafaranga. Hanyuma ngiye tutanaziranye. Nishaka kugufasha. Urashaka ari kubera iyi mpamvu, Alfred? Ntabwo yizi. Ibyo agomba kuba bitekereje imbere tugihura. Alfred, akabona ngusubye n'akantu koroshye cyane. Sinkeneye kubona arishimye na gato. Kano kazi nayo naguhaye. Hanyuma nguhereza umurimo umwe gusa wonyine. Ntabwo nkeneye kubona yishimanye n'agakobwa ke bakundana. Uranyumva neza? Nkeneye kubona ari atagikundana n'akari gakobwa ke. Cause every time I see that psycho happy, it hurts me, bro. Nguhaye amakuru ukeneye. Nkubwo icyo ugomba gukora kugira ngo kariya kabwa gatandukanye n'akariya gakobwa kako. Kuki ntikunaniye, Alfred? Ntabwo ushaka kubona umugore wakira koko? Okay, look. Ngiye nkora ibyo ndimo ndagusaba. Nanjye ndavuza umugore wawe akiri neza atahe mugende mu bakuru rwanyu. Kuki ushaka kumufasha, Alfred? Nukubera iki? Njye ariko nabikoze sana. Bamaze gutandukana ntabwo bakiri kumwe. None ikibazo gihari ni iki? Kujanga basaba imbabazi. Ikibazo gihari ni iki, Alfred? Nsubiyemo bwa kabiri.
sa akazi wari wamaye nagakoze batandukanye gusa njye nenje kukubwira ko nta kintu nifuza ko wankoresha ahubwo nashakaga amafaranga yo kugira ngo njye kuvuza umugore wanjye nk'uko wari wabinsezeranyije. none kuki utumye mvuga amagambo menshi kandi akazi wagasoje? Njye nagasoje sa ahubwo nanjye ngo muma ayo mafaranga. Alfred, humura amafaranga wenda yaguha kuko iyo mfashe yanjye mba ngomba kugufasha kandi wakoze n'ukuri. Yego ngani mume amafaranga ahubwo njye kureba umugore wanjye ejo bwije nagiye kumureba. Alfred, humura amafaranga wenda yaguha. ariko se akantu gatoya, uyu muhungu ntabwo bagikundana koko? Yego sa uyu niwe wari sheri rwose ubu arani mugenda gakomeye kuba atakiri kumwe n'uyu mukobwa. uri sure n'uyu nguyu? Yego sa umukobwa w'inzobe gutya. uri kunyica sa? ugize impano usanze mfite umushyitsi. ubundi uciye ahangahe nazijya no kumbaza cyangwa amenye n'aho waguye. urajya gutandukanya mutazi n'abaribo. wagipfuwe n'umukozi umukorera ntabwo ari bakundana. ubakundana suriya wagicucu kwizererwa ari gusa bidatekereza. mvira muri rwose vuba gize imana. genda umugore we nase agasapfire mu bitaro. pfuye guserura aho. Nukuri sa ntabwo wigeze unyura ku mukobwa ukundana na ari njyewe unandenganya. urongera kuvuga ijambo rimwe gusa ntabwo ndibete ko mfite umushyitsi. vanga ataha. nizere ko what is wrong with these people?
afa kapiteni ngusaba akantu kamwe mbabura ntuzongere kuruma kuri ziriya misiyo zawe mwana ziriya misiyo ni iz'abakapiteni nkawe apana ngewe ubu ngubu umutima wamvuyemo nta mutima mfite. byagenze bite se byibura se hari ikintu kizimukuyeyo ase kapiteni ubundi ubona inshuti yanjye koko nakubwira ngo ubu ngubu umutima wanjye wamvuyemo noneho uhangayikishwa n'imisiyo niba zakozwe. afare kujya unyihanganira abasirikare ni ukudukora ngambwira hari ikintu gifatika se wavanyayo. reka nkubwize ukuri dirane ni inyamaswa mbi mbega ishyano ry'umuhungu aragatsindwa n'Imana. kapiteni nta mugome n'umwe utarahura na Diane. afa uwo muntu uri kuvuga yaranyishe yarancimutse sinzi niba wabyibagiwe. harya reka nongere nkubwize ukuri kapiteni Dirane yanga ari na fari ku rugero rutabaho ntago wifuza no kubabona baseka niba uri kubasetsa. kubera iki mani wakiza ko gutandukana kwa Jana byose ari Dirane biri inyuma. niba tuzongera tubona tukabaza abantu niba nta bibazo bafite mu miryango yabo mbere yuko tubavugisha ntabwo nzi ukuntu bizajya bigenda. kuko iki uvuze gutyo ikintu namaze kubanangiye ni uko Dirane agenda agashaka abantu bafite ibibazo byananiye kubikemura akabasezanya akazabibakemura arangiza akabakoresha icyo ashaka nawe. nkuko nanjye yanyinjiriye ngo munekere bano bahungu neza ni nkawe nk'ugushwana kwa Joana na Ari sinzi nanakora amakuru yacu twese kugushwana kwa Joana na Ari rero yarajya ashaka umugabo ufite umugore urwariye mu bitaro amaze amezi 9 yarabuze amafaranga yo kumuvuza Dirane amusezanya akazama amafaranga yo kuvuza uwo mugore nazanga akigera kan ari wari umugabo wa Joana nyuma Joana akaza kumutanyuma kugira ngo gusa adakomeza kubana na Ari yishimye. ngwiki sikarakaga uko guhitamo kuba shitani bigashimisha. njye nyimara kumva ibyo nese mvuga ngo ndapfuye neza birarangiye n'injye utayo. nonse nta kindi kintu waba wamenye ari ibana cyangwa undi muntu babana. njye majyana asanze ari wenyine gusa. ni ukuvuga ngo nta wundi muntu hari babana. niwe wenyine mu nzu nta wait Diane ashaka kubana n'undi muntu kuko ndibuka ko yari agiye kubimbwira uwo mugabo hagati atarambwira ashaka kubana n'undi muntu. ntabwo yamukubwiye wapa ariko yari agiye kumubwira. ese nk'ubu koko hari igihe kizabaho umuntu akaba mu bibazo akiri kuri iyi si. Kisha urabizi nta kintu nyigurisha. Pablo ndabizi kandi amushoboye ko muri kano kandi gutekerezaho nawe. Ebicuze ndamigeza yego maya yabimbwiye rwose. Nese Pablo amaherezo araza kuba yaye koko. Ni gute wakifata ugatera umukobwa inda ubizi neza ko twari tugushaka guhindura ubuzima bwawe? Ntabwo uzi kwikingira. Kisha ntabwo ari igenda by'abanyama b'iki gihe ariko no kuri ntabwo uriya mukobwa njye namuteye inda. Kisha wireba yirya genda shaka kunyuvanga ni ukwiyanda ntabwo ari iyanjye ni impamo. Pablo nika ntabwo ari umuntu wagushyira inda atari yawe ibyo ntabwo yabikora ibyo bireke. Ese undi kuki uri kuvuga gutyo? Ntabwo waryamanye nawe? Man cyaje bibi cyaramamagaye uni gisange wawe tumwa amabiga menshi. Here we go again. Nuko icyo mwese muri kimwe? Nuko icyo maze kuryamana n'umukobwa mwasanga inda yaragiyemo mugatangira mukabishyira ku nshuti yanyu inzoga. Why always abari inzoga? Kuki utumva ko wowe waryamanye nawe ari we kibazo? Okay, I'm telling you the truth. It's not mine. How? Pablo, how? You slept with her. With her without a protection. So how are you saying that that baby is not yours when you know you did all that shit? How?
Because I use protection, Kisha. That's what I'm trying to say. So ni kuki mutari kunyumva? Kisha. Ntabwo nigeze njyamana na mukobwa ntikingi. That's why ndimo ndavuga ko iranda atari yanjye. Shut the up nigga. You were drunk. Ntabwo uzi uko byagenze. Kisha. Ntabwo nasinda kurya naberwa ibyabaye. Uriya mukobwa nanda nigeze mutera. Are you sure about that? Yego, nukuri. None se ubwa Nika yashaka kuyigushyiraho kubera iki? I don't know. Pablo, urahamanya neza n'umutima wawe ko atari wayimuteye? Kisha ndahamanya nawe. Nuko ko yajya avuga ngo na accident ngo hacitseho gatoya. Ntabyigize biba. So it's not mine. So ubu ikintu tumenya nonaha nuko Dylan afite undi muntu babana. Tukongera tukamenya ko Dylan ari uri inyuma y'itandukana rya Ali na Joan. Kubera iki Dylan ari gukomeza kuduca muri humye koko? Dylan aturusha ubwenge reka. Ese uri kuri we ruhande? Kapiteni, nubwo tuba twahangayitse rimwe na rimwe, ariko umuntu natwemeza tujye tunanyuzamo tubyemera. Mane, Dylan aturusha ubwenge. Dylan yafashe igihe cyatwigaho twese n'ibidukomokaho. Azi uko tugenda, uko twambara, uko dutekereza, ibara ryamaye twambaye. Man, uriya mugabo azi byose kuri twese. Ntihaduye n'irarira buri kanya. Nose ko Dylan ari umuhanga akabaza ibyo dutekereza byose. Ni gute yaba yaragutumiye mu nzu ye byoroshye hakaniyongeraho kukubwira ari amagambo yose abizi neza ko yamutahanze imbere yawe? Ubu numva ukuntu ibintu byagenze. Uretse gato winjijisha. Niba nkoresha amatwi ya gisirikare neza uri kunkeka? Subiza Kendi, hari ikintu uri kunkekaho? Ndi kukubaza gusa fa, kandi bitewe n'ibihe turimo iki kibazo nemerewe kukikubaza. Nkuko natangiye mbikubwira rero, Dylan afite ubwenge bwinshi ku buryo ibintu byo kugenda nkamwegeza wari wambwiye byabintu birizi cyane. Nicyo kintu yaje ambwira neza nkuko twari twabipanze n'amagambo twakoreshaga. Nizeye ko wahise uhakana. Guhakana niko kwikiriza Kendi. Nguki? Umuntu yamaze kukuvumbura ugahita uhakana. Ako kanya uri kumwemera ko ibyo yaketse ari byo. Igihe cyo nahise nkora n'iki ngiki. Nahise nemera ko mwanyoreje kujya kumuneka. What? Uri gicucu wowe? Oya ngende umuhanga. Kendi, iyo ntazi kweka Dylan ko njye namaze kubagambanira ngo njye kuri side yiwe. Ntago yamamagaye ngo njye kumureba iwabo. Ntago ari kuvugana biriya bintu byose n'uramugabo kandi azi ko ndi mu nzu. Ntago tuba twamaze kumenya n'ibintu twamenye nonaha. Nukuri ndi umuhanga. Cyakoze cyo da. Kabisa kabisa. Ako nizere ko ukiri kuri side yacu. Reka njye kwiryamira Kendi kuko ndumva n'umutima wanjye utari hamwe. Ahubwo macento ncomoke. Ubwo niba urari wawe cyangwa iwacu ndaza kuba nako fata chance. Kariye. Ndakeka ari muri ofisi. Is everything okay? Charasi Kendi. Hayi wasaza ubundi. Utekereza ndi iki kuri wa gishobora gutuma usohora gutya? Anika, mbabarira umbwira ikintu cyose ushaka ariko reka kugira ubwe abantu ukora guteye. I'm trying to change. Rero mbabarira kugenda kwirukwiza ibihuha.
Anika ngiye mbabarira ndanakwinginze nta nubwo ngengera na cash wenda ngo wangire kandi ndangugira icyo nagufasha. Mbabarira ibyo bintu binkuremo. Ako ku kindi gicucu gishobora kwizera cyawe gicucu ngo ni maye. Ngiye byo by'ibicucu ntago bindeba. Mboreke kugenda ubwira abantu ko naguteye inda. Ako se muri ntayo waneye. Kuki mukora bifite inyuma mugashaka kubyihakana? Anika rero nkuko nakubwiye ngiye nagutuzanye cyane. Ne mpamvu yo rituma nibaza impamvu n'icyo bahisemo kugereka iyo nda. Ani uziranye n'abajama benshi kandi bafite ikofi ihagije. Ngiye no ndumura ntago wanza neye micyo. Babu, genda kwiyamye. Ntago naje hano kukugereka hinda. Kandi rwose nta n'ubufasha bwawe nyeneye. Genda urye, uryame, ukore icyo ushaka cyose. Umwana nzamwiririra. Urumva? Muri ubwo bwabo. Ani jewe nanda nigeze ngutera. Ibyo abayo byose nakoresheje protection kandi nta kibazo yigeze igira. Rero iyo nda niba yaraciye mu guhumeka, iyo nda yemera. Umuntu agusoma wenga gutera inda. Ugusaba ufite abana bangahe? Ayishaka ibyabaye byose ubyibuka. Ndabyibuka byose ku murongo kuva ukimpamagara. Yego wenda ndabyemera ninjye utangiye nkwanduranyaho. Ezobundi kwanza nubwo ngenda kwanduranyijeho. Wampamagaraga nkunze kukureba tumwe amayoga ubundi ubwo wumvaga ndibuze nje nko kugufurira. Hani iyo ndashaka abandi bantu yigirekaho ureke kunshyiraho ibintu bitari ibyanjye. Abantu batangiye kungira icyizere man. Kandi nanjye ntago nshaka kubatenguha. Ese uramupfuye cyanika? Kuki ushaka ko ibyo bikureba? Ese wamugani kuki nshaka ko bindeba? Yewe wanze amaze gusaza si gusa. Kandi njye kera sinajyaga nita ku bintu bitandeba. Ariko ibyo ndumva bindeba wambwiye. Kiara kanshaka kumfasha pe kuko gatangiye kuntera iseseme ndumva bigeze ku rwego numva ngize iseseme. Ikibazo mfite ni Pablo ari kumbera ikibazo ku buryo biri no gutuma ntatekereza uko turi bukemure bino bibazo bya Dylan. Pablo kunawe kunyereka nkaho wajyaho nta kintu kimwe ashaka kuvugana nanjye kibiri gutuma numva nshaka kumuvugisha kurushaho. Nuko hangana. Excuse me? Maya dore nigeze kubwira ko ibintu byose wumva ubizi. Ko wumva ibintu byose ushaka wabibona utiteye ku kintu cyose cyawe. But it doesn't work like that. Sometimes ibintu dushaka mu buzima turabibura kandi ubuzima bugakomeza. Kisha Pablo ntabwo ari uko ameze. Pablo ntabwo ari nk'abandi. Ntabwo ari nk'ibyo bintu byose uri kuvuga. No. Pablo ameze nk'abandi bantu kuko impamvu ari kwereka ko atakigushaka. Wowe ugakomeza umwikaragaho nta yindi. No kwiyemera. Sorry. Zandi magambo nabishyiramo. Ni kwa kwimva ko ikintu cyose ushatse ugomba kukibona. Kugatuma rero udatekereza yuko kuba Pablo atashaka kuvugisha rero ubigiramo uruhare. Ariko Pablo ndamukunda. Basi ndakwinginze wo munsi abimbabazi wenda wo yakumva. Ako mayagerageza kwishyira mu kimbo cya Pablo umbwire ko ibintu byose akora bidafite impamvu yumvikana. Nisungiriye nama koko ke. Kandi ndakwinginze mbaye numbwiye kumureka. Kuko ntago nagusezanya ko nabishobora. Kandi ndakeka nawe uri kunyumva. Mana ukuri njyewe ndakumva cyane. Ariko Yo nama ngiye kugira nona. Kurekera kwirukanka kuri Pablo. And listen, Pablo niba ari uwawe maybe he's gonna come back to you. Boss kuje hano. Umbuze kazi.
Kisha bimeze bite? I called him. And before you start yelling at me, I need you to understand me. Understand what? There's nothing to understand. Urabizi ibyo twumvikanye. So shut up. Boss nta kintu. Maya, till when? Ingaruka za bino byose ndazizi. But I'm tired n'ukuri. Kandi maybe ari amenye ukuri kose. Twese byatwobera ku mpande zombi. And he deserves to know everything. Kisha, this is a mistake. And you know that. Ali, I trust you. Don't make me regret it. Wish if there was a way I could save one little moment. Yeah. Pull it out when I can, you know the plan. wagipfuye numva ko ntabwo ari we menshi yambaye ngo Action. so no ari kubyina nawe ziko yagize ngo ngiye guta hasi Ngigeza yo imbere bagakuta. ari ndimo ndamugusha Nari beri rakara. Action. ni wowe bafite none kuzigira aho kuvuga junsa bana ni wazi ngira ngo urashaka kumfata bende si urabisha wale ngira ngo sema rutinya kambe cyangwa utinya wa ukuntu wakuze muzima Ntabwo ari kumeza. Wenda uretse amafaranga bamubeshye. Subiramo. Sasa nigera